Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, nizere ko muri amahoro, nizere ko Imana ikomeje kubarinda no kubashyigikira, Imana ishimwe cyane, ni Pasiteri Marie Tereza ngarutse kuvuga Imana. Mana aganiriza imiryango utanga ihumure turashima, wadutoraguye mu byondo, uruhagira urarundarunda urasanasana uradodadoda, uraruhura dushira igishyika, uvomerera ishibu irashibuka, cyo dutoze gukora ibyiza, tugana iwawe tutizigamye. Mana aganiriza imiryango, inaha ku isi iyo tuhabaye, turahatinda bikaducanga, bikaducumuza tutabishaka. Turora hirya, turora hino, bikatugora inzira idacanye, iyo utareba no guhunyeza birakugora, bikakunanira, ducira inzira duseke twese. Mana aganiriza imiryango, uwaremaremye Abisiraheli, ubagira ishyanga rizira ubwoba, ubaha ibyiza bizira ikinegu, ubaha Yesu ngo ababere ukuri, ababere inzira n'ubugingo, bugana iwawe hatemba ineza, ngo bamurebe bati hoshi hoshi, arahindukira dutunga inkoni abanyamahanga tugira ijambo. Mana aganiriza imiryango, iyi Pasika ntirenge tutakubonye ngo tugutunge imitima yacu igubwe neza. Abo yasariye n'abo yashiriye baratabaza, hari n'abatakigira ubumuntu baconshomera ikije cyose, uwo bahuye barararika, mutima wa Yesu utemba ituze, turabaririye turatakambye. Mana aganiriza imiryango, uwo mutoni wase ari we Yesu aduteteshe tuvune sambwe, maze gucungurwa twabwiwe bitwegere tubyakire imitima ituze. Yozwe ibyaha ihabwe imbaraga zo kubitsinda iminsi yose, maze ku munsi wo kuva ku isi adutsindire ipfunwe atwambike ishema. Mana aganiriza imiryango, Dawidi ati ninde uzatura iwawe Mana, ninde uzahagarara ku musozi wawe wera, ngaho dutoze gutungana ndetse no kwera, kuko utejejwe atazabona umwami Imana. Dore abantu baritotoma nk'ab'i Sodomu ngo niko wabaremye, ntibagira isoni zo kugushinja amakosa nk'ayo, ariko njyewe ndashinjura kuko babeshya. Mana aganiriza imiryango, icyifuzo kiruta ibindi ntanze ni iki, ni ukuzahurira iwawe twese, baba abo nzi n'abo ntazi. Nk'uwahamagawe ndakwinginze uturere twese amazina yacu yakire, ibitabo by'urwibutso bibumburwe, maze duhabwe n'ikimenyetso cya ya maraso y'uwatubambiwe ari we jambo ryaremye iyi si. Uwo ni Yesu shema ry'abizera n'abamukunda n'abamushaka. Uwo ni Yesu rugaba ineza. Mana aganiriza imiryango, kuwa mbere w'iminsi 7 ukora amateka ku isi yose, Yesu bashyize mu gituro bibwira ko bamurangije bamutsinze, ubu uramuzuye maze abo bishi baratinya barandagara. Uri rwandagaza abakwigimba, abatabizi babaze Herode. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Nta buhanga, nta buryoza, ahubwo njye nifuzaga kuvuga Imana. Ntubivebe, ntubinegure, ahubwo icyo nifuzaga ni ukuvuga Yesu wabambwe. Nifuzaga kuvuga amaraso y'igiciro yamennye ku musaraba i Gologota. Nifuzaga kuvuga kuri uriya munsi wa Pasika ari wo shingiro ry'Abakristo, kuko urupfu n'izuka rya Kristo Yesu niryo dushingiraho ibyiringiro byacu abizera, kuko twizera ko natwe nubwo tuzapfa ku mubiri ariko tuzazurwa tugasa nawe, nidukorera ijuru, tuzazurwa duse nawe kandi tubane nawe mu gihugu cyo mu ijuru. Rero uyu munsi turimo tuganaho wa Pasika, mbifurije Pasika nziza, kandi mbifurije abatarakizwa ngo bacungurwe, bifurije gucungurwa n'amaraso. Amen.